Dore igitangaza mu misozi y'u Rwagasabo, ni umuvuzi gakondo uvura kinyamwuga kandi by'umuco, wabeshywe na benshi. Ngwino mugirane amasezerano akuvure, uzamwishyura ibibazo byawe byamaze gukemuka. Twongere tubahe ikaze mwese inshuti zacu z'akadasohoka, tubahe ikaze aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'u Rwanda, tubahe ikaze n'abari mu mahanga, duhe n'ikaze abumva ururimi dukoresha rw'ikinyarwanda. Umukobwa Vava akomeje gushengura imitima ya benshi cyane, ariko kandi ni na byinshi bikomeje kuvugwa kuri Vava. Ni byinshi bikomeje kuvugwa ariko hagamijwe kushinyagurira umukobwa w'Imana Vava. Uwitwa Clarisse Karasira niwe wavuze ati ndi umukobwa w'Imana n'igihugu. Vava umukobwa w'Imana kandi n'igihugu, nawe akomeje kuvugisha abantu amagambo, icyo twakwita amangambure. Mu nkuru yacu ishize twababwiye uburyo mu by'ukuri nta gushidikanya Vava yishwe n'abahanuzi, yishwe n'abiyita abahanuzi bafite urwango rwo mu maraso, abahanuzi bashyize inda imbere bagamije kugira ngo bahanurire abantu benshi, ndetse bagahitamo ko bahitana kugira ngo babashe noneho kwigarurira imitima ya benshi. Umukobwa w'Imana Vava rero akomeje kuvugisha abantu benshi amangambure kuri za social media zitandukanye cyane. Mwagiye mwumva abakomeza bavuga ngo mu by'ukuri twongeye kusaba imbabazi nyuma y'uko Vava atatse, twe tukavuga ko ari script cyangwa se imikino bongeye gukinisha abantu benshi bakomeje kubigarukaho bavuga ko bakozwe n'isoni, bakozwe n'ibimwaro nyuma yo kudatabara Vava, kandi banavuga bati hari icyo twari dukwiye gukora, nuko birangira Vava avuye muri uyu mubiri. Mwaramwumvise umusore uzwi ku izina rya Kakajwi uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yongeye kubigarukaho avuga ati mu by'ukuri Vava twe bwa mbere turamushyira ku banyamakuru, kuko abanyamakuru nabo bagize uruhare runini mu rupfu rwa Vava, kuko Vava bamugeragaho uko bukeye n'uko bwije bakamuganiriza, ariko ntibatanga inkuru ziri fact cyangwa se inkuru z'ukuri zigaragaza ko byaba ari ukuri. Noneho bituma abantu basa naho biraye, kandi yongera kugaruka ku banyamakuru avuga ati abanyamakuru mumenyereye kutubeshya, by'umwihariko abanyamakuru bo kuri YouTube mumenyereye kutubeshya, bigatuma mu by'ukuri tudatekereza ko n'icyo mutubwira nubwo cyaba ukuri twe tugihindura ikinyoma. Aho yavuze ati mwagiye mukora inkuru nyinshi zibeshya, atanga urugero avuga ati mwakoze inkuru kuwiyise impano y'Imana ndetse mukagaragaza ko afite ubushobozi bujyanye n'impano koko yo kuba yaha abantu amafaranga n'ibindi, atari ko byari imitwe, byari ukubeshya, kandi mwagiye mubimufashamo cyane. Yewe mu byo yakoraga hariya kuri kamera zanyu nagiye ngerageza kubihindura no kubyereka abantu, nanjye nkabikora nk'uko yabikoze, ariko ngo amatwi ari mu rupfu ntajya yumva. Vava rero nk'uko twabibabwiye yahitanwe n'abahanuzi, ariko bamwe muri bo mwamaze kubona ko babaye noneho nk'abiheje banga kuza mu bitangazamakuru ngo basobanure iby'urupfu rwa Vava nk'uko bari baranabivuze, bavuga bati oya, ntabwo ibintu byajemo akavuyo abantu bose bari kubivugaho ibyabo, twe dushobora kuza muri ibyo bitangazamakuru. Twavuga ko harimo abenshi igihe ntashaka kuvuga kuko singamije kukuzanira abantu ngo ujye kubareba cyangwa ujye kubumva, ariko hari aho wenda waba warabumvise. Benshi mu bagiye bavuga kuri Vava nta n'umwe wigeze unagaragara mu guherekeza Vava mu cyubahiro, bose bariheje. Ikindi ni uko mu rupfu rwa Vava
abantu benshi bakubiswe n'inkuba, abantu benshi baratangaye, barumirwa, batangazwa n'ukuntu umuntu yihandagaza akavuga ngo Vava agiye gukenyuka, umwana ungana kuriya nk'uko nawe yabyivugiye ati ntabwo ndi igikenya. Byararangiye rero Vava aza gushiramo umwuka, abantu batangazwa n'urupfu rwa Vava. Nk'uko nabibabwiye mu kiganiro cy'ubushize, reka tujye twanariza ibintu kandi tubihe umurongo bikwiriye. Twaravuze tuti ese koko ubuvuzi bwo muri kino gihugu cy'u Rwanda nta muntu n'umwe kugeza ubu utabwizera, nubwo hajya habamo utuntu tumwe na tumwe, serivisi zitihutishwa, ugasanga umuntu yagiye kwa muganga rwose yirijeyo umunsi wose ndetse bikamuviramo no kuremba cyane, ariko igihe umuganga amugereyeho, ndababwiza ukuri, ubuzima bwe burahinduka, kuko ahabwa ubuvuzi kandi buhamye, kuko ubuvuzi bwo mu Rwanda buteye imbere. Rero Vava yarwaye igihe gito, mwese mwarabibonye. Byongeye Vava ahita kandi anapfa mu gihe gito, bisobanuye ngo uko byamera kose tujye tubwizanya kuri, mu Rwanda hari uburozi. Vava yahitanwe n'uburozi, kugeza uyu munsi abantu bakomeje kugenda babicajwe, ariko wanarishe ntabwo abaganga bigeze bavuga ngo Vava azize kansa, Vava azize malariya y'igikatu, Vava azize ibinini. Oya, Vava yapfuye mu gihe gito kandi cyihuse, nk'uko yanafashwe mu gihe gito. Ndagira ngo nanone twongere tugaruke mu ijambo ry'Imana, kuko ndashaka guhumuriza inshuti za Vava, ndashaka no guhumuriza abantu by'umwihariko bakunda Vava, kandi ntekereza ko ari umwanya mwiza wo kongera gutekereza ku buzima bwacu bwa buri munsi, by'umwihariko tujye dutekereza no ku buzima bwa bagenzi bacu. Igihe tugezemo bavandimwe, ntabwo ari igihe cyo gukina, ntabwo ari igihe cyo guseka, ahubwo ni igihe gikomeye, aho dukwiriye guhora twiyambaza Imana umunsi ku munsi, kandi aho dukwiriye guha agaciro iby'Imana yavuze. Ntekereza ko abantu benshi mwagiye mwumva byinshi byagiye bivugwa kuri Vava, ariko nta gitangaza Vava yahitanwe n'abahanuzi, kuko Yesu yabavuzeho byinshi. Ngiye kuguha urugero, nkwereke ijambo Yesu yavuze kandi arivuga ari narwo rugendo rwe rwa nyuma rwo muri iyi si. Jya muri Matayo mu bice 24, maze uhere ku murongo wa mbere. Tugiye gusoma twihuse cyane, ndaza kugira aho ufungira, uraza kuhumva. Aya ni amagambo yerekana ngo kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka k'umwami Yesu, ibizaranga cyangwa se ibisobanuro biri aho ngaho hagati. Kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu, urumva ni ibintu bibiri. Turiga ibyo kugaruka kwa Yesu, mbese bizaba bimeze biti. Nicyo gihe Vava apfiriyemo, kugaruka kwa Yesu apfuye mu gihe Vava, kugaruka kwa Yesu nicyo gihe Vava apfiriyemo, turi mu gihe cyo kugaruka kwa Yesu, cyangwa se aho twiteguye kugaruka kwe. Vava rero akaba agiye muri bino bihe bigoye, ariko harimo amagambo menshi Yesu agiye kuvuga ku bahanuzi, ari nabo bahitanye Vava muri bino bihe byo kugaruka kwa Yesu. Turaza no kureba ibyerekeye kurimbuka kwa Yerusalemu, byo tutanabitinzeho, muzirikane ko Yerusalemu uyu munsi yarasenywe. Umurongo wa mbere uratangira ugira uti: Yesu asohoka mu rusengero, akigenda abigishwa baramusanga, bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. Umurongo wa kabiri arababwira ati: nimureba ibi byose, ndababwira ukuri yuko aha hatazasigara ibuye na rimwe rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Yicara ku musozi wa Elayono, abigishwa baza aho ari biherereye, baramubaza bati: tubwire, ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'icy'imperuka y'isi ni ikihe? Umurongo wa kane urakomeye, ubitondere kandi uciye akarongo. Yesu arabasubiza ati: mwirinde hatagira umuntu ubayobya. Dukomeze. Kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye, bati ni jye Kristo, bazayobya benshi. Aka kantu niba ushaka kumva neza, kwigira Kristo ni ugukora nk'ibyo yakoraga. Muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe. Umurongo wa 8, ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Umurongo
rwa 9, ubwo nibwo muzagambanirwa ngo mubabazwe, ndetse bazabica, muzangwa n'amahanga yose bahora izina ryanjye. Nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanirana bangane. Amadini menshi muri kino gihe yagiye acikamwo ibice, bituma abantu benshi bagenda biyita abapasiteri, abandi bashinga amadini, maze urukundo rwa benshi rurakonja. Umurongo wa 11, n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. Niko bimeze, bamwe mu bahitanye Vava nibo bavuga kuri uyu murongo wa 11. Maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Umurongo wa 12 niko uvuze. Urukundo rwa benshi rwarakonje, abantu bashyize inda zabo imbere. 14, kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ngira ngo hari ubwo tugiye kubona Imana igiye kuzana abahanuzi b'ukuri kandi bahanura bavuga icyanditswe muri Bibiliya gusa. Avuge icyanditswe muri Bibiliya gusa, avuge icyanditswe muri Bibiliya gusa, yongere yibutsa abantu ko tugiye guhura n'akaga gakomeye. Umurongo wa 15, ariko ubwo muzabona ikizira cyahanuwe n'umuhanuzi Daniel gihagaze ahera, ubisoma abyitondere. Banza nawe uhaca akarongo. Ikizira cyahanuwe n'umuhanuzi Daniel gihagaze ahera, n'andi magambo akomeye. Nimba ushaka ko tuzabisesengura, uzabyandike muri komanteri. Bibiliya yatubwiye ngo ubisoma abyitondere. Aho mashyize icyitonderwa. Nimba ubishaka ko tuzabisesengura, uze kubyandika muri komanteri. N'umurongo wa 15. 16, icyo gihe abazaba bari i Yudaya bazahungire ku misozi. Ngira ngo nicyo gihe Yerusalemu yari itangiye kugera mu gihe cyo gusenywa. Nuzaba ari hejuru y'inzu ye ntazamanuke ngo atware ku bintu biri mu nzu ye. Nuzaba ari mu murima ahinga ntazasubire inyuma ngo azane umwenda we. Abazaba batwite n'abonsa muri iyo minsi bazabona ishyano. Namwe musenge kugira ngo guhunga kwanyu kutazaba mu mezi y'imbeho cyangwa ku isabato, kuko muri iyo minsi hazabaho umubabaro mwinshi utarigeze ubaho uhereye ku kuremwa kw'isi ukageza none, kandi ntuzongera kubaho iteka. Navuga ngo amina. Iyo minsi yaba itaragabanyijweho ntihajyaga kurokoka n'umwe, ariko kubw'intore z'Imana iyo minsi izagabana. Icyo gihe umuntu nababwira ati dore Kristo ari hano, n'undi ati ari hano, ntimuzabyemere. Amadini menshi niko akora, baravuga ati Yesu ari hano, niho twebwe dusenga tukerekwa, niho twebwe dusenga ababuze abagabo bakababona, niho twebwe dusenga ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Niba babwira ngo Kristo ari hano, ntimuzabyemere, cyane ko umuyobozi nyawe ni ijambo ry'Imana, Mwuka Wera akaberaho kugufasha. 24, kuko ubu abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza, kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Ako kantu urakumvise, usubira inyuma ubyumve. Dore mbibabwiye bitaraba. Nuko nibababwira bati dore Kristo ari mu butayu, ntimuzajyeyo, cyangwa bati ari mu kirambi, ntimuzabyemere. Kuko nk'uko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukabonekera aho rirengera, niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba. Aho intumbi zihuriye ni naho hagira gute inkongoro zihurira. Bavandimwe nshuti mwese mudukunda kandi mukaba mudukurikira, ndagira ngo mbabwire ko abahanuzi b'ibinyoma Yesu yabavuzeho byinshi. Yabavuzeho byinshi, ariko ikintu kibabaje ni uko abantu benshi bakomeje kwirengagiza icyo umwami Yesu yavuze. Yego, ndagira ngo uyu mwanya rero mbashimire kandi nongera kwihanganisha abakunzi ba Vava, by'umwihariko babwira ngo nimukomere kandi nimwihangane, babwira ngo mu ijuru hari Imana ireba mu mutima. Gusa sinabura kukubwira ngo witondere abahanuzi, kuko bano bahanuzi Yesu yabavuzeho byinshi kandi bamaze gucika ururondogoro. Gusa ntitwabura kuvuga ko hari n'abatari abahanuzi bashinyaguriye Vava, ariko kwa muganga bakavuga ngo ni imitwe, ngo ntabwo arwaye.
bavandimwe, inshuti z'umusaraba, inshuti z'umwami Yesu, mbashimire cyane kandi nkomeze kubihanganisha. Ikiruta byose ni muzirikane urukundo rw'Imana yacu, muzirikane ko Imana itwifuriza ibyiza kandi igahora izirikana ko turi abayo, yaturemye mu biganza byayo. Mbashimire cyane, ariko kandi ntabwo nabura kuguha iyi mesaje. Burya urukundo ni ikintu gikomeye. Iyo wakunze mugenzi wawe ni ubumwe, ni urukundo rukomeye cyane. Burya guhoberana n'ugukunda ni agaciro, cyane ko bivugwa ko guhoberana bikura n'ibicuro ku mutima. Burya uhoberanye n'umuntu Imana irabyishimira. Hanyuma kandi uzirikane ko Imana yo ihoraho ntabwo ipfa. Imana ihoraho ntabwo ipfa, ibyo dukora byose irabireba kandi irabyumva. Mukobwa, jya uzirikana ko Imana igukunda, ntukihutire kumva abahanuzi b'ibinyoma, cyane ko burya ubukumi nibukwanga uzapfuke itako ryawe, ibisigaye usenga Imana. Musore mwiza, nshuti yanjye, reka nkubwire ngo ubusore bwawe wikemera ko bupfa ubusa, kandi ntimukiringire amafaranga kuko aradutenguha. Iyo dupfuye nta kintu na kimwe atumarira. Murabizi ko inshuti magara n'ifite umwuka. Kugeza uyu munsi Vava yari inshuti yacu, ariko ntakiri inshuti yacu, ahubwo ijuru ryamaze kumwiyegereza mu buryo bwayo. Yari inshuti yacu akiri mu isi, ariko uyu munsi ntakiri inshuti yacu, ahubwo tugiye gusigara twitekerezaho ngo twebwe dusigaye hehe. Inshuti magara n'ifite akuka, kubera ko igushyingura utayitumyeho ngo uyihe amabwiriza. Ngira ngo inshuti za Vava zarigaragaje, zagiye kumushyingura kandi zimushyingura neza mu cyubahiro, kuko zari zifite umwuka. Ntabwo Vava yigeze abaha amabwiriza yo kugira gute, yo kumushyingura. Mu by'ukuri reka nkubwire ngo iga kubanira neza abandi. Mu ijoro hari ibihembo, uzahembwa pe nubanira n'abandi bantu ukababanira neza. Kandi ujye wibuka ko Vava yari muto rwose, kandi Abanyarwanda baciye umugani ngo uwima umuto aba yimye umukungu. Vava yimwe ubuzima, kandi burya ntekereza ko uwambuye Vava ubu buzima nawe nta byiza azabona hano mu ijoro. Nishobora kuba ndiho mvuga byinshi, ariko burya ni byiza kugira kutarya amanwa aho nagakwiye kuvuga, cyane ko ntabwo mba ngomba guta umwanya aho ntagakwiriye kuvuga. Byose bifite icyo bisobanura. Abiyita abakungu bo mu isi, cyangwa se abiyita abakungu bagashaka guhemukira abandi, reka nkubwire ngo ubutunzi bw'isi buyoyoka nk'igicu. Ibyo ujye uhora ubizirikana. Ikindi, buriya hari abantu bitwara nyine uko batahanzwe cyangwa uko bataremwe. Ntukitware uko utahanzwe, sibyo? Cyane ko hari igihe wigana. Burya rero ingendo y'undi iravuna. Ururimi rwawe ujye urwitondera, kuko ururimi rusenyera umusaya. Siko bimeze? Amaso yawe ujye uyereka kureba ibyiza, kuko amaso araducumuza. Ishyari burya ni ishyano risenya ubumwe. Hari abantu benshi mwagize ishyari, ariko ntekereza ko hari benshi mumaze gusenya ubumwe mwari muhuje. Uvuga ibyiza akomerwa amashyi. Reka mbabwire, hano mu Rwanda dufite umugabo uvuga ibyiza, kandi twavuga ngo umutwaro dutwaye neza arakaramba. Niko bigenda. Buriya urunigi ni rwiza, ntaya kanigi kanjye ni indirimbo y'umunyarwanda. Urunigi ni rusaza uzarwaka isaro. Ni byiza ko umuntu nubwo yaba ashaje wamuha icyubahiro umwanya wo kwica umwana ukiri mutoya. Gushima bigwiza inshuti. Mujye mwibuka gushimira ababagiriye neza, cyane ko bifite umumaro. Kunenga byo bizimangiza igikundiro. Ibyo byose rwose mujye mubigendera kure, inshuti zanjye, mwebwe mu nkunda kandi mukaba munkurikiye. Ntukibuke Imana ugeze mu bibazo. Uyu munsi uri gutekereza kuri Vava, kandi nuko ugeze mu bibazo byo kubona ko Vava hari umumaro yari afite. Ntukibuke Imana ugeze mu bibazo. Nuyisenga ntukajye ushidikanya, nuyisaba ntukayisabe ibidashyitse. Imana ibyo byose irabifite. Remera abakene. Iki kintu nacyo ndagira ngo mucyumve. Mugerageze kuremera abakene, bazabasengera kandi Imana izabumva, isubiza ibibazo byanyu. Inshuti iva ku nzira. Burya nubona umuntu kuri social media akaza avuga ibyiza, uzamenye ko aje kuri iyi mihanda, ko aje kuri iyi nzira, umuha agaciro akwiriye, kuko uzamugira inshuti kandi azakugirira umumaro. Ugira urukundo agwiza abantu. Ibyo murabizi neza bavandimwe. Ugira impuhwe nawe azigira gute? Arazigirirwa.
ariko munazirikane ko hanze hazaba iki? Hazaba imbwa. Hanze hazaba imbwa, hazaba abarozi, kandi hanze hasenya umuryango. Ibyo murabizi neza, hari abajya bagira gutya bakajya hanze, kandi abo biyita abahanuzi rwose barabikora cyane. Ikindi ntabura kukubwira, kubaka si ugusenya. Ntukemere ko umuntu wubatse ikintu wemera ko asenya. Vava hari byinshi yaraho yubaka mu mateka ye, ariko abagome barabisenya. Usenya urwe niwe utizwa umuhoro. Vava ntabwo yigeze yanga ubuzima, ariko mugize mute? Murabumwangishije. Ubwenge burarahurwa. Nizere ko ibyo ndiho mbabwira muri kubyumva. Ukuri kandi guca mu ziko ntigushye. Nizere ko waje tukicarana nk'abicaye mu gacaca tugacoca aya magambo. Nkunganire ihabwa intebe. Ibyo ndiho nkubwira ni ibintu by'agaciro, ntekereza ko ubishaka wabitega amatwi. Guhemukira umukunzi bitera ubukene. Nkubwiza ukuri, ushobora kuba uyu munsi umeze neza, media iguha ijambo ukabasha kubaho, ariko guhemukira umukunzi, guhemukira inshuti y'abandi, ushobora kugira ubukene. Cyane ko hari n'abavugavuga bakavugavuga abo bakunda. Rimwe na rimwe burya ntukajya ukora ayo makosa, niyo umubano wanyu urangiye mukomeretsa benshi. Murabizi neza ko kureba umucyo biranezeza. Vava yagiye ahantu atari kureba umucyo, kandi nimwabigizemo uruhare kugira ngo abure umucyo. Kureba izuba bishimisha amaso. Icyo ni ukuri. Rimwe na rimwe utera agatebe ku irembo utereka njye kota akazuba, ubuzi akamaro kabyo. Buriya ni byiza ko igihe cyose ntukigire ndigabo, ntukigire ngo ndi umugabo, ntukigire ngo urashoboye. Umugabo ntabwo akora inshuti yanjye, ahora ateze amaboko. Jya uhora uteze amaboko, ubwira Imana uti shyira mu mwanya wumva nkwiye kubamo. Hari abagore benshi rimwe na rimwe bajya bakavugira ku bantu, bakavuga kuri Vava. Oya, umugore mwiza ni umugore wubaha, akubaha umuryango, kandi agahera iwe mu rugo akagera no hanze. Umugore witwa Kuya Kamugabo. Kuya Kamugabo nta musore nta muhungu utamushaka, kuko ni umugore ushoboye kandi ushobotse. Kuya Kamugabo ni umugore w'imfura. Ndatekereza ko mujye mwirinda ibidafite umumaro. Hari abagore benshi bagiye bavugira kuri Vava kuri zino media. Rero ntekereza ko kutaba Kuya Kamugabo, kutaba Kuya k'abantu ntacyo byaba bikumariye. Nawe uzagera igihe usaze, kandi uzirikane ko ibyo uvuga hari igihe bizakugaruka. Kandi iyo umaze gusaza uhaguruka n'akabindi. Iyo ni imvugo y'ikinyarwanda, kuyumva byakugora. Gusa ujye utekereza ku byo usohora uri mukuru, umenye ko numara gusaza bizakugaruka. Ibitutsi bisenya umuryango, ibitutsi bisenya sosiyete, kandi urwikekwe n'urutoto bisenya umuryango burundu. Ntukazane ijwi ryawe ugamije gusenya umuryango. Burya ni ikosa rikomeye cyane. Reka mbabwire, mujye muzirikana abagejeje igihugu muvugiramo ahantu heza. Murebe umwitegereze, arugejeje mu ntera. Ngira ngo wamaze kumva uwo ari we. Arugejeje mu ntera. Ese wowe ibyo uvuga ni bande bigejeje mu ntera? Ibyo bitekerezaho. Kubana n'uyu biteye ishema. Ndagira ngo nkubwire ngo nimba ubyumva, ujye ukeza umuntu wese, nawe azagufasha, azakugirira neza. Uyu munsi mukeze, none agukeshe umutima. Nimba uje kuri YouTube, gerageza kubwira abantu ibyiza, ubakesha imitima, nabo bazagukesha imitima. Bashimire. Nitwa Emmanuel Kanani. Ibiganiro byacu nakagaruka. Nifurije umugisha uturuka ku Mana atari uwo abisi batanga. Dore igitangaza mu misozi y'u Rwagasabo. Ni umuvuzi gakondo uvura kinyamwuga kandi by'umuco. Wabeshywe na benshi. Ngwino mugirane amasezerano akuvure, uzamwishyura ibibazo byawe byamaze gukemuka.